mu gihugu cya Kenya hari ikirwa cyitwa Invitanity mu rurimi gakondo rwo muri Turkana cyangwa se the island of no return. Ikirwa ujyaho ntugaruke ngo n'umwanzuro ufata ukaba utakisubiyeho kuko igezeyo ntugaruka. Ni amateka y'igihe kirekire ndetse asa n'adasobanutse, buri wese yasobanuye ayasobanura ukwe. Turaza kwibanda ku buhamya ababivuga bose bakomoza ku kuzimira kw'abantu mu buryo bw'amayobera. Ni ikirwa giherereye mu majyepfo y'ikiyaga cya Turkana mu birometero 8 uvuye ku mwaro. Nicyo kirwa kinini kiba muri icyo kiyaga cya Turkana. Ubunini bwacyo bungana na kilometero 11 kuri 5. Ni ikirwa gifite ubutaka bwo mu birunga ndetse kandi nk'uko bitangazwa n'abaturiye icyo kirwa ngo kuri icyo kirwa habarizwa inyamaswa nyinshi ndetse hafi ya zose z'inyarugomo zirimo nk'ingona, inzoka zifite ubumara ndetse n'ibindi. Amateka avugwa n'abaturage gakondo muri ako gace agaragaza yuko ngo kuri icyo kirwa higeze gucikira abacakara bari bahunze baturutse muri Sudani banga kujyanwa bunyago, ndetse ngo imiryango yari hatuye icyo gihe iza kwemera kubahisha ngo ntawongeye kubabona kuva icyo gihe, ndetse kandi ngo n'abagurishaga abacakara bagiye kubahigayo nabo ntibigeze bagaruka. Benshi mu baturage gakondo bo ngo baketse yuko barariwe n'inzoka by'umwihariko za cobra ndetse n'ingona ziba kuri icyo kirwa. Sabo bantu bonyine kandi bamaze kubira kuri icyo kirwa cya Invitanity cyo muri Kenya, ahubwo hari impamvu itarasobanuka yo kuzimira kw'abantu kuri icyo kirwa. Mu mwaka 1935 ubwo abahanga mu bya siyanse bakaba n'abashakashatsi b'Abongereza bagiye gukora ubushakashatsi muri ibyo bice bayobowe n'uwitwaga Viviana Fuchs, abanyasiyanse babiri bari witwa Martin Sheffield ndetse n'uwitwa Bill Dyson baje kujya kuri icyo kirwa cya Invitanity, ndetse kandi bahageze nk'uko byari byumvikanyweho baje gutanga ibimenyetso bigaragaza yuko bageze kuri icyo kirwa bifashishije kurasa urumuri mu kirere, ndetse kandi bakomeje ubushakashatsi bwabo bakajya banyuzamo bakarasa urumuri mu kirere ngo bagaragaze ko bakiri amahoro. Mu gihe gito mu buryo busa n'ubutunguranye bya bimenyetso byaje guhagarara, iminsi iricuma irahita ihindi. Byaje kuba ngombwa yo koherezwa ikipe yo kujya kureba icyababayeho, igenda mu ndege ariko ntibava mu ndege. Bazengurutse icyo kirwa cyose ariko nta kintu na kimwe babonye, haba umurambo, amagufwa cyangwa n'inzira iyo yose abashakashatsi baba baranyujijwemo. Viviana Fuchs uyobora itsinda yategetse yo koherezwa indege zirenze imwe zikajya gusuzuma mu bice byose bigize icyo kirwa, nyamara byose nta musaruro byatanze. Byaje kuba ngombwa yuko Abongereza bari bakolonije Kenya bakusanya abaturage barenga 200 bo muri ako gace kegereye icyo kirwa kugira ngo bajye guhiga abo bantu, nyamara abaturage bo ubwabo banze kugenda. Babajijwe impamvu bavuze ko icyo ari ikirwa cyavumwe. Byabaye ngombwa yuko Abongereza n'itsinda ry'abashakashatsi babaha ibihembo by'umurengera, nyamara abaturage batinya kujyayo. Havutse ibitekerezo byinshi biganisha ku kubura kw'abashakashatsi, nyamara byose byafashe ubusa kugeza no kuri iyi tariki tugezemo mu mwaka 1935 abo bashakashatsi bazimira, n'ubu nta makuru yabo yigeze amenyekana. Abashakashatsi benshi bagiye bavuga ko kwenda haba hari imyuka cyangwa amagazi yo munsi y'ubutaka arimo uburozi akurura abo bantu, ariko nabyo ubwabyo nta wabyemeza. Ukuzimira kw'abo bahanga n'abashakashatsi b'Abongereza bazimiriye kuri icyo kirwa cya Invitanity cyangwa the island of no return ntago byagarukiye aho, ahubwo uko imyaka yagiye yicuma hagiye hakomeza kuzimirira n'abandi. Hari ubwoko bubiri bwari bufitanye amakimbirane, ubwitwa Elmolo n'ubwitwa Samburu. Imwe mu miryango y'abagize ubwoko bwa Elmolo ikora ibikorwa bimeze nk'ubwiyahuzi, igenda ihunza ubu bwoko bwa Samburu bw'abahigaga ijya gutura kuri icyo kirwa. Bahabaye iminsi ndetse abandi baturage baturiye icyo kirwa bakajya babona ko hari abantu bahatuye bazanye amatungo yabo arimo ihene, bahubaka inzu za nyakatsi, ndetse kandi ngo bajyaga banabasha kuroba mu kiyaga cya Turkana. Rimwe na rimwe ngo bajyaga banagashya amato yabo bakava kuri icyo kirwa bakaza guhahirana n'abandi baturage batuye ku butaka busanzwe. Ariko mu nyuma y'igihe gitoya abo bari barahungiye kuri icyo kirwa bo mu bwoko bwa Elmolo bose uko bakabaye nta wongeye kugaragara hafi y'umwaro, nta mwana ukina, nta mugabo uroba, nta mugore uza guhaha, barazimira. Abo baturanye rero bamaze kumenyera guhahirana nabo baje kohereza abantu kujya kureba icyabaye kuri abo bantu. Abagiye kubareba nabo nta n'umwe wagarutse. Kuva mu myaka ya kera kugeza n'ubu ngo ushaka kurebayo ukabona ibisigazwa by'utwo tuzu twa nyakatsi tw'abo baturage bari barahungiye, ariko nta muntu n'umwe wahabona. Kuva icyo gihe abaturage baturiye icyo kiyaga ndetse n'icyo kirwa bakomeje kugitinya, ndetse kandi nta n'uwigeze yongera gusubirayo. Uhageze wese bamubwira inkuru zimeze zityo. Inkuru zivuga kuri iki kirwa cya Invitanity cyangwa se the island of no return, ikirwa ujyaho ntugaruke, ntizigera zisibangana kuko zirahererekanywa igisekuru ku gisekuru n'abantu batuye muri ako gace. Hari n'akabantu bakomeza gutinya kwegera icyo kirwa kugeza n'ubu. Wumvise izo nkuru wakumva ari amakabya nkuru, ariko abazimiye baragiye, ndetse kandi aho bagiye nta uhazi. Birashoboka ko muri izi mpamvu zose abantu bahazimirira haba harimo iy'ukuri, ariko nta uzi ngo ni iyihe. Kuri iyi si aracyari ibintu byinshi by'amayobera kandi bitangaje utasobanura wifashisha uburyo ubwo ari bwo bwose, bwaba ubw'imyemerere, ubwa siyanse cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose.